ibyasigaye hasigaye zo kwa muganga aho twivurizaga ubu zicumbitsemo na polisi. Nizo batasenye zonyine? Nizo batasenye n'amashuri ntabwo bayashenye, n'ibibuga by'imipira birahari, ariko ibihari ni ibya ntuze ni ibya basket bibiri, cyo haruguru n'icyo muri gare n'icyo n'iby'umupira hamwe cyabaga cyari inyuma nacyo amagori abaturage barayibye birumvikana. Nyuma rero y'ubuzima imva z'abantu bacu abaturage barazirimbuye. Imva z'abaturage? Imva z'abantu bacu twashyingiye abaturage ibintu bazishenye bajya kuzigurisha amanjyanja ya. Aha rero niho hari isoko ry'inkwi, hari na za busheri ahangaha, hari na za busheri nziza cyane, hari santere ishyushye cyane, abitwa basukisa abacuruzi bari kuri kanari, nanjye nari ntuye hepfo yaho guca mu cyenda. Ahangaha murabona ko ukuntu hameze ni imirima gusa, ntiwabasha gutandukanya nk'uko mbere yari yifashe. Hariya muri kureba hakurya mu buryo ni hamwe ku kiliziya. Ni mu ntera y'ibirometero 80 kugera kuri 85 tuva ahangaha Kigali twerekeza mu karere ka Gicumbi, ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha niho hahoze hari amateka akomeye, ubuzima bw'abantu benshi muri rusange. Tugiye kujyana intambwe ku yindi. Aha tugiye ni mu karere ka Gicumbi, ahahoze hari inkambi ya Gihembe benshi bita iy'Abanyabyumba. Tujyane umuhanda ku muhanda. Iyi ni inyandiko TV gutembereza. Ciao ciao, imucika. Ahangaha rero duherereye ni muri centre ya Kagera. Bakwita gute? Nama ni cyamuramira. Kempo bakundaga kwita muramira. Abantu babo bayitaga muramira muto. Muramira amakuru y'iminsi rero. Sawa, fresh kabisa. Ubuzima buri kugenda. Oya. Hano ibintu byagendaga neza inkambi igihe. Ni ukuvuga ngo nyuma y'aho inkambi yimukiye ibintu byarahindutse. Hasi twasubiye inyuma nk'imyaka nakenze we 15 mu iterambere. Ubu wari warubatse ibikorwa y'amazu iki byose, inkambi zajya inyinjiriza. Nitugera na ruguru tunazamuke tunagerayo kuri bubibone uburyo abantu bashyizemo. Ukumva mwaya mazu yose guturuka kuri ibi era amazu avuga ati bw'inkambi hari barahanyura azinjiza, nashyiramo ibicuruzwa ibintu runaka, bavuga ati wenda inzu nyine zinjiza nk'uko ubibona. Hano hari amazu barayasenye, hano hari ibyuma, hari ikiyakuru n'umugabo ukomeje kubishyira muri kamita amakuza. Umva nk'izi zahise ziva, izi zose nzibona imbere zari zarubakiye ubucuruzi, kuko iri nkambi yagiye nyine nta baturage bake mu gasantere nyine sentamwo hagati niho bakorera. Ni abantu barimo urabona nyine zisa naho ko zitagikora nyine. Ahubwo bivuze yuko n'amafaranga yaragabanyutse. Kuvuga ngo ndatanga urugero nk'urw'umukarani wa harya kagasoko sikabagamo munsi hano hepfo kahereye abantu ba kera bari Kempo barabizi. Habaga gati k'indimu hano isoko ribera, bongera bararyimura hepfo mu gahanda kari hepfo ahantu munsi yo kwanza yabona Imana no musaza no mugabo ahantu bitaga kwa Beni kwa Nyirakanyana mwarimu yagishe n'abana bawe. Ubwo iri soko ryimukiye he ry'abaganga? Hano byarahavuye, nta soko rikina byagendanye na Kempo. Reka nta naba abacuruzi bose ubwo wenda bavuga ati hari akandi gasantere kibuse kimukiramo karashyuha. Nakunda ba urugero ababizi. Hano hari
hano ruguru covid iki aho hari ubucuruzi mu kirere kaganganiza cyo gukopa abantu ba hano imuviza yaza bishyura gutyo yavuyemo era nimutse agiye mahanga hari n'abandi benshi aho hose hari amaze kubiterambere rimeze neza. ubona rwose n'inyubako zari zitangiye kuhaza nyine urabona hashyushye imbano wari bateduse icyo si ikibanza gikamira umuntu wari waje uvuga ati ngiye kwashyira inzu urumva kiramo stoke z'ibintu byinshi kiremo iduka akurikiye ikinkambi yesa kandi ubona ko ikibanza gikamira ubona ko gishaje yari batangiye no kwizamuka bari etaje urabona byose bisheringa nyine zose ni zimwe mu ngaruka zo kuba inkambi itagihari. cyane hari mugasobanuye hano ni shabu wa mutiko w'umutaka Shabani okay Shabani akwikiraho bakayezu barimi bagishuza ubona nyine harafunze n'umuryango babishe hano babagamo filimi hari habamo saro abantu barwanira kwera yego ubizi kuri Manchester. Ni uruganda rwa Kid rwose bitagira amata rero cyakora amabakira aha ni ku mashuri ariko reka tugere ku rusengero tubereke n'ukuntu habaye sibyo urabona ko habaye amatongo nta muntu wari ukiyasigayeho kuza kuhasengera cyangwa se kuba yahakorera amasuku niyo mpamvu byabaye ngombwa ko abaturage basenya n'ibyo bikoresho runaka bakaba babasha kubyimura aho bari bagiye. hari iki ni igikoni cyahoze kigaburira abanyeshuri bigaga muri primaire yo mu nkambi. Aha rero habaga igikoma cya hatari
kimeze neza kirimo sosoma. Urabona ko naho nta muntu ubuja, nta muntu uhari, ni amashyamba gusa. Dukomeze tugende tubereka n'ahandi hose muri rusange. Niho hahoze habera imikino igiye itandukanye ya basketball ndetse n'ibitaramo byaberaga hano mu nkambi yose. Ngira ngo muri kubona ukuntu habaye, kandi imbere habaga hari akavuyo kenshi, hari abana benshi bari gukina, ubona ari ibyishimo gusa. None uyu munsi nta muntu uhari wo kwakinira. Ngira ngo muri kuhabona ukuntu hagiye haba iyi ni roundabout cyangwa se rompuwe yo mu nkambi. Hariya ni kwa muganga, niho hakorerwa serivisi z'abaturage babaga baje gusaba. Murabona ko ni ahantu hahindutse. Yewe nitwa Sebashyitsi Emmanuel. Ubwo no kuvuga ngo ndaha kubyerekeye akazi, ariko nkaba ndi umwe mu bakozi. Noneho rero nkaba ncunze ibintu byasigaye by'akarere, mu mako y'akarere, kabicungwa n'abantu bahoze ari abasirikare. Nibo bakoreramo ikigo cya Gihembe, bacunze umutekano wabo. Ibyasigaye hasigaye zo kwa muganga aho twivurizaga, ubu zicumbitsemo na polisi. Nizo batasenye zonyine? Nizo batasenye, n'amashuri ntabwo bayashenye, n'ibibuga by'imipira birahari, ariko ibihari ni ibya ntuze, ni ibya basket bibiri, icyo haruguru n'icyo muri gare n'icyo hepfo. Muri by'umupira hamwe cyabaga cyari inyuma, nacyo amagori abaturage barayibye, baratwara. Birumvikana. Nyuma rero y'ubuzima, imva z'abantu bacu abaturage barazirimbuye. Imva z'abaturage? Imva z'abantu bacu twashingiye. Ni abaturage b'ino bazishenye bajya kuzigurisha amanjanja yazo na za giriyaje bajyana mu ngemane.
ubwo imibiri y'abantu yari iruhukiyemo imibiri yari iruhukiyemo barabisenye basigayemo hasi kuko bashakaga n'ibyo hejuru hasi ho ntago bagezeyo hasi bagezeyo ariko n'izifite amakaro bagiye bayakuraho ubona itandukaniro ryabayeho nyuma y'uko impunzi zimukiwe zikajya mu Mahama no kuba uyu munsi nta bantu batuye ni izihe ngaruka umuturage yahuye nazo wari utuye hafi y'iyi nkambi? umuturage wari utuye hafi y'iyi nkambi ni ukuvuga we yarahungabanye gusumba abahavuye. aha rero niho hari isoko ry'inkwi hari na za busheri ahangaha hari na za busheri nziza cyane ari santere ishyushye cyane abitwa basubikisa abacuruzi dore bari kuri kanari nanjye nari ntuye hepfo yaho guca mu cyenda ahangaha harimo imyaka y'abaturage ejo bundi leta irahakenera izana imashini irahasiza n'ubu ntibarangiza kuriha imyaka yabo. Leta yari igiye kuhakoresha iki? Igiye kuhakoresha ngo kuhashyira taransite abantu ngo bahura n'ibiza bajye baza hano bubakemo amashitingi bakambikemo nibarangiza bagende leta ireba aho bubakira nimara kububakira ibazane bagiye kubatuza. bivuze ko n'ubundi nubwo inkambi yimutse ariko aha haracyari umutungo wo gufasha abaturage. Umutungo nyine wo gufasha abaturage bari mu bibazo. Ni imirinda nkuba nibo bashyizeho ubundi ngo gusiza hano. Urabona ko ni imyaka gusa bavanyemo ibirayi hari habanje guhingwamo ibirayi. Iyi ni seze ya kangaha ya kane ihingwa havuyemo ingano abaturage ubwo n'ubundi ni abaturage ba hafi ahangaha bahaye ayo mahirwe yo guhinga. Amahirwe yo guhinga ngo babone ibihaza babona umusaruro. bahaye ingano zo guhinga bakabishyura ingano zisigaye bakazibagura. Aha duhagaze ni mu rutandukanyirizo rwari karitsiye ya 9 ndetse n'iya 7 n'iya 8. murabona ko ukuntu hameze ni imirima gusa ntiwabasha gutandukanya nk'uko mbere byari byifashe. Hariya muri kureba hakurya mu buryo ni hamwe ku kiliziya. ubwo n'umuhanda wahise usibana ko habaga akayira keza barayisiga abahinzi nibo bayikuye. ahangaha rero niho hahoze ikiliziya cya Gatolika cya hano Ibyumba mu nkambi. ngira ngo muri kuhareba bisa nkaho ariko bahasenye vuba aho hanyuzemo ngo amezi 2 hasenywe. ngira ngo muri kubibona hakurya niho hari karitsiye ya mbere yegereye n'umujyi. gakomeza unaza ahangaha bafatiraga imyaka gakomeza ku kiliziya ukamanuka n'epfo turaje tugere no ku kibuga no ku irimbi ku buryo ibintu umuntu wari ufite urukumbuzi cyangwa se wari ufite amatsiko y'uburyo habaye arahita abibona kabisa gatanu ku kandi. aha ni muri ya depo yafatirwagamo ibintu byo kurya ndetse n'imfashanyo zigiye zitandukanye.
ngo murabona ko hagiye haba amatongo kwa muganga. Ahangaha hasigaye habamo ikigo cya polisi, ntabwo twemerewe kuhagera, batubujije. N'ubu aya mashusho nyafashe rwose ntabyemerewe. Murabona ko harahindutse cyane cyane bikomeye. Aha murahabona rero mukahibuka, aha hari muri karitsiye ngira ngo ya 5 na 4 inyuma. Aha habaga amaduka, ni kwande kwa Muramira no kwa Kabongi no kwa Inosa. Ngaha hari amaduka ngira ngo muri kugenda muhibuka, aho umuntu yazamukaga ajya mu Kiyovu. Iyo hirya ni ya kabiri harimo abantu bose ya kabiri hirya. Dore kwa Gahima singaho ahangaha kwa Gahima dore muhanda hari agasoko ko ku Gitusa bahazi mu Rwanda. aha hari agasoko.